hanyuma mu yandi makuru yo mu ndahise atandukanye munyemerere twerekeze muri ekipe ya Rayon Sport. Muri Rayon Sport ku munsi w'ejo twavuze abakinnyi 8 bari ku gapapuro. Rayon Sport yifuza kubifite umwaka utaha ndetse banatangiye kuganiriza. Twavuze uwo bita Kizimana Muhajiri, tuvuga Ndekwe Felix, tuvuga niyo mugabo Claude. Hanyuma ikipe bita Rayon Sport iri mu biganiro n'umusore bita Rukundo Dennis ukina muri ekipe ya polisi yo mu gihugu cya Uganda. Rukundo Dennis ku makuru mfitiye fact nuko afite umwaka umwe muri ekipe ya polisi, ariko muri kontra ye harimo clause ivuga ko mu gihe cyose hazi ikipe itanga amafaranga afatika agomba guhita arangizanya na polisi akaba yajya muri iyo kipe. Rayon Sport bagiranye ibiganiro na Rukundo Dennis, waramubonye mu Mavubi bamuhamagara, bivuze ngo isaha n'isaha Rukundo Dennis ashobora kuza gukina hano muri ekipe ya Rayon Sport. Nta nubwo Rukundo Dennis ari nkuru y'imbarirano, nge twarivuganiye nge twarivuganiye ubwe wowe na Rukundo Dennis. Ejo hari kuwaka, ejo byari kwa mbere twavuganye kwa gatandatu nimugoroba, nibwo twavuganye, nibyo twavuganye birahari. Amubwira ko afite kontra y'umwaka, biganiro byabaye isaha n'isaha bishobora gukunda kaza cyangwa ntaze. So bivuze ngo Rayon Sport irabirimo gushaka igisubizo cyo kuri nimero 2. Hanyuma undi musore no bita Emery Bayisenge, Lolo Waloro cyangwa se Lora Koshiri ni nkuko bakunda kumutazira. Emery Bayisenge bagiranye ibiganiro nabo, ariko yakizemo conditions zigoranye. Bigoranye ko bazamusinyisha ariko baramwifuje, ariko kubantu nka ba Prosper iyo bari hafi ya komite kabashobora gukora approach ku mukinnyi, menya ko umukinnyi ashobora kuba yaza muri equipe ya Rayon Sport. Hanyuma undi mukinnyi muri equipe ya Rayon Sport nuwo bita Emery Mvuyekure umuzamu muri Kenya Taska. Emery Mvuyekure nawe birashoboka cyane ibiganiro by'ibanze byarabaye amaze kugera inaha, ashobora kuza gusimbura kuko Olivier Kwizera Rayon Sport ntizamwongera amasezerano, bazaramukira no kuri liste abakinnyi bagomba gutandukana nabo bitewe n'imyitwarire. So Rayon Sport rero Emery Mvuyekure n'umuzamu uri ku rutonde rw'abazamu ekipe ya Rayon Sport irimo kwifuza. Undi musore Rayon Sport yakoze approach bitararangira n'umusore bita Ari Niyonzima uri muri Azam. Urabizi ko muri Azam birimo kwanga ntabwo bihagaze neza, ari no ku rutonde rw'abakinnyi Azam ishobora kurekura. Ari Niyonzima nawe rero yagiranye ibiganiro namwe mu bayobozi ba ekipe ya Rayon Sport kuba yagaruka muri Rayon Sport, bavugira ko azabasubiza ino sezo irangiye. Mu gihugu cya Tanzania hasigaye match 2 niba atari 3 niba mbyibutse neza, kuko harimo amaze gukina imikino 20, 32, abandi bamaze gukina imikino 20 na uri kubyumva. So rero nibyo ngibyo umuntu agenda agaruka kuri ekipe ya Rayon Sport. Undi musore tutakwirengagiza muri Rayon Sport dusoza no musore bita Raphael Orise Usalu wa ekipe ya Bugesera. Afite amasezerano y'umwaka umwe, ariko bamwe mu bayobozi ba ekipe ya Rayon Sport batangiye kugirana ibiganiro n'uyu musore baranumvikana, kumvikana byo byaranarangiye. Ariko Raphael Osalu Orise aracyafite umwaka wa Bugesera. Bivuze ngo Rayon Sport izajya gukubita amavi hasi ijya kuganira na Bugesera kuri Raphael Orise Osalu. Hanyuma urabizi ko Rayon Sport igeze gutiza Arsene muri ekipe ya Bugesera. Bivuze ngo umubano w'aya makipe urahari. Bivuze ngo rero ibiganiro bigomba kujya kubaho kugira bumvikane, nubwo uyu mukinnyi ari mu biganza byo bita Wakala. Muri Rayon Sport nubwo tuvuga ko ari amakuru meza, ariko harimo amakuru atari meza. Amakuru atari meza na yangaya. Rayon Sport uyu munsi ifite match saa 9 irakina na Rutsiro saa 9 n'igice. Abakinnyi batari bukine barimo bita most valuable player Eritien Mvumburizinga. Uyu mukinnyi burya nubwo tumwemera ni bad boy, we n'umuntu bita Vitali Urega. We na Tentire ku cyumweru bavuye muri lokale badasabye uruhushya Ruvumbu. N'umuntu bita Vitali Urega na Manase ari karagaruka we mbere. Kugaruka bigusaba kwipimisha. Nzinga n'umuntu bita Vitali Urega, impamvu muze ko ari bad boy nabo badashobotse nuko bagiye kurara muri kamwe mu kabari kari hano kuri Cosmos. Donc harimo na lodge, ako kabari karimo na lodge. Urabona hano kuri Rafiki, kuri Cosmos, kuri Rafiki opposite ya akabari gahari, si ngombwa ko tukamentioning. Barayemo bagarutse ku munsi w'ejo, ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport bubangira kwinjira muri camp, babasaba kwipimisha. Baraye hanze bajya kwipimisha. Ubu bari mu mwiherero kubera ko bamaze kwipimisha, ariko Ruvumbu n'umuntu bita Vitali Urega ntibari bugaragare mu bakinnyi Rayon Sport ikinisha, kereka bitunguranye. Ariko ayo namakuru dutanze atari meza kuri Rayon Sport. Abakinnyi babo baraye mu kabari gafite lodge hano kuri Cosmos opposite aho kuri Mbega aho ngaho kuri Rafiki. Ngibyo ibirambuye ubwo tuzagenda tubigaruka ku munsi we.